guys, wabonye ko application iri gukora neza. Narababwiye ngo iyi app ni app itanga data z'ubuntu cyangwa internet y'ubuntu. Ikintu wowe usabwa no kuba ufite simukadi, no kuba wafunguye data kuri Airtel cyangwa kuri MTN, ariko simukadi ukamakinga sure yuko itariho mega. Iyo itariho mega birakunda. Ubundi izi VPN ikintu ziba zigenewe, ufungura data, wamara gufungura data ukahita uyifungura bigahita bikunda. Murabona ko ngewe iri gukora, murabona ko hari hejuru biri kubara, noneho reka ahanga murabona ko ndi kuyikoresha irakora neza. Hano hepfo murabona ko iminota bamaye amasaha 3 n'iminota 42 n'amasegonda. Ahanga rero ushatse kongera igihe nk'umunsi wose wajya wongera aya masaha, add more 4 hours time. Niho ukanda ahanga hari umutuku, niho ukanda iyo ushaka kongera igihe. Iyi app irakora neza, dore ukuntu wayibona. Urabikuramo ujye kuri Play Store. Reka tujye kuri Play Store, ujye kuri Play Store yawe ahantu udownloadinga app. Ujye kuri search, wandikemo Hatsune Pro. Ni Hatsune Pro. Dore ngiyi Hatsune Pro. Iyi app niyo uza gushyira muri phone yawe. Hatsune Pro niyo uza gushyira muri phone yawe. Noneho ukimara kuyishyiramo ukande kuri open. Nukanda kuri open urahita ugera ahanga. Ariko wowe kubera ko ngiyewe hari ibintu namaze gushyiramo, wowe nagusanga bimeze gutyo. Reka tubanze tukande kuri stop, tubanze tubihagarike, noneho mbere uko bigenda. Uraza hano handitse Rwanda Airtel, noneho aha niho uza gushyira nyine, aha niho uza gushyira igihugu cyawe. Aha niho uza gushyira nyine igihugu cyawe kugira ngo VPN ikore. Mwebwe rero maza gushyiramo Rwanda Airtel Tigo ku bantu bafite Airtel, ku bantu bafite MTN murazamuka hano hejuru mukande kuri Rwanda MTN Free 3 new. Noneho ku bantu bafite Airtel murakanda hano hari ahanga nyine nge ahanga nashize nyine ari umutuku, Rwanda Airtel Tigo Free 3. Noneho hano hambere kuri best performance urakanda, n'ubundi urabirekera muri best performance. Ikintu rero itusabwa urahita umanuka hano ifara amasaha. Hano hepfo hari amasaha uhashatse urongera amasaha, nusanga ari amasaha make wagiye wasanga isaha imwe cyangwa 2, urahita wongera amasaha. Hano hari umutuku, nukongera amasaha. Hano hari akantu k'umutuku add more 4 hours time, nukongera amasaha. Rero iyo ushaka kongera amasaha ukanda kuri aka kantu k'umutuku. Ibi byose iyo ubirangije rero itukanda kuri start, ugafungura data kuri simukadi ugiye gukoresha ariko itariho mega. Noneho ugatangira gukoresha data z'ubuntu. Murakoze cyane rero abantu mutemwa kuri subscribe, like na comment, mubikore munasharinge nimba video yanjye muyikunze, kandi nimba iyi app yakoze neza. Ku bantu itakoze neza munyandikire muri comment mubimbwire, cyangwa oya mwandike muri comment, ahubwo ufate nimero zanjye zirango mu busobanuro. Noneho munyandikire kuri WhatsApp mumbaze ikibazo cyose, nimba byabananiye cyangwa hari ibibazo mwagiye muhura nabyo munyandikire mbafashe. Murakoze cyane rero mukande subscribe, like hamwe na comment, dukomeze tubane.